mwiriwe ariko cyangwa mwaramutse. Hanyuma reka turebe kuri social value abantu mwamaze kugera muri V1. Ngewe uri kubona ko ndi muri V1 ndetse ndi kubura EXP ibihumbi 28 byonyine kugira ngo ninjire muri V2, ndetse mubizi neza ko nababwiye ko batubwiye ko abantu bari muri V0 na allocation bazabona. Mu yandi magambo na amafaranga y'iyi social value airdrop season muzabona niba mudakoze ibishoboka kugira ngo mugere muri V1, ndetse mwibuke ko nababwiye ko unageze muri V2 byaba ari ibintu byiza cyane, nkuko nanjye ndi kubura izi EXP ibihumbi 28 kandi gutumira umuntu umwe nkakora n'izi taska birahagije kugira ngo mbe nabonye izi EXP ibihumbi 28 nsabwa kugira ngo ninjire muri V2. Muri rusange uri kubona ko mfiteho total EXP ibihumbi 927 gusa ntabwo bihagije kuko hari aba influencers bakomeye bagiye bafite miliyoni ibihumbi 600 miliyoni ibihumbi 200 gusa, ariko ntabwo nyine washaka kumera ngabo kuko baba bafite timu nyinshi. Naba influencer bakomeye bafite uburyo batumira abantu benshi, ariko nanjye nagerageje uko nshoboye numira abantu 7 bari muri V0 ndetse abantu 3 nibo bari muri V3. Nizere ko nawe niba uri muri bano bataragera muri V1 ukwiye gukora ibishoboka gusa, ariko haracyari igihe ntago baradutangariza igihe bazakorera Snapchat. Nawe niba utaratangira iyi social value airdrop guys, ukaba ugize amahirwe yo kubona iyi video, gerageza ukoreshe link nasize munsi ya video, wiyandikishe ukoresheje your Google account cyangwa se your email. Hanyuma iyo uje hano ubona iyi Dex page nkuko nabivuze. Iyi ni Dex, baba bashaka ko utumira abantu benshi niko wabona EXP token nyinshi. Hanyuma nituza hano kuri EXP, niba uri mushyashya ukiyandikisha, hari video nakoze gusa iyo ukimara kwiyandikisha nyine uza hano kuri EXP ukajya ugakoreza task zirimo likinga their Instagram post bakaguha EXP ibihumbi 2, wa likinga TikTok post bakaguha EXP ibihumbi 2, wa likinga their X post bakaguha EXP ibihumbi 2, wareba video yabo yo kuri YouTube bakaguha EXP ibihumbi 3. Hanyuma washaringa anything kuri Twitter page yabo bakaguha EXP ibihumbi 3. Hano ni kuri daily task, izi task zikora buri munsi, ariko hano hari na starter pack. Iyi starter pack uraza ugakora izi task, ngiye uri kubona ko nazikoze ndetse bama EXP ibihumbi 325. nawe usabwa kuzikora, uzazibona nyinshi cyane. Ngewe zose narazikoze, hasigaye izi ebyiri, iyo kudownloadinga desktop app nayo ndaza kuyikora, okay, ndetse no kuba waza ukagura social value indices bigufata $2 kandi iyo umaze kugura iyo social value indices urongera ukaba wagurisha ugasubirana $2 yawe. Hanyuma hari ikindi kintu cy'ingenzi nje kukwereka, waba uri muri V1 waba uri muri V7, kuko V7 niyo VIP ya nyuma yo hejuru. Hari ikintu usabwa gukora kuko niyo wagera muri V7 utarakoze icyo kintu nabwo waba wararuhiye ubusa. Hanyuma tugiye kuza hano ku turongo 3. Nituza ku turongo 3 tukaza hano kuri account settings, uri kubona ko badusaba guconnecta email, guconnecta phone number, guconnecta Google account. Twarabikoze kuko twiyandikishije dukoresheje Google. Hanyuma ugomba guconnecta Telegram account yanjye X twarayilikinze. Hanyuma ikintu cy'ingenzi cyane ni uguconnecta wallet. Niba kora Snapchat utarakonectinga your wallet guys, uzaba wararuhiye ubusa. Hanyuma mbere yo guconnecta email, phone number ndetse na Telegram, tugiye kubanza duconnecting
wallet. Nicyo kintu cy'ingenzi guys. Hanyuma niba uri mushya kanda kuri subscribe ndetse iyi video uyihe like kugira ngo igere no ku bandi bantu. Tugiye kuza no kuri connect wallet. Iyo ukoze kuri connect wallet ugategerezaho gato bakuzanira wallet zirimo Bitget, MetaMask, Trust Wallet, Bitget Wallet. Ushobora no kuza hano kuri All Wallet ukabona izindi wallet zigera kuri 480 ushobora guhitamo iyo ukoresha. Twebwe cyangwa se njyewe ndakoresha Bitget Wallet, nibwo buryo bugera fast kandi bworoshye. Gusa ushobora no gukoresha MetaMask, Trust Wallet, Bitget Wallet, Binance Wallet. Hano hari wallet nyinshi cyane ukwiye kureba iyo ukoresha kandi wizeye neza. Ngiye gukoresha Bitget Wallet, ndayiselectinga hanyuma negereze ako kanya bahita banjyana muri Bitget Wallet. Hari igihe bazagusaba kubanza kwa updatinga Bitget Wallet yawe. Of course uzabanza uyupdating kugira ngo umaking sure ko uri gukoresha Bitget Wallet latest version. Hanyuma turaza hano kuri approve, hanyuma tuze hano kuri proceed, hanyuma hano ndakeka byakunze cyane authorization for social value successful. Hanyuma turaza hano kuri return to website, hanyuma reka dukore refresh. Dushobora gusubira inyuma tukaba twaza hano kuri market, tukagaruka hano kuri exp, tukagaruka ari ku turongo dutatu, tukaza hano kuri account settings, hanyuma tukagaruka hano kuri connect. Iyo batubwiye gutya wallet yacu iba yamaze kuba connected successful nkuko babitubwiye, kuko tuje hano twaba dukoze disconnect. Ushobora no guswitchinga network ariko turarekeraho Ethereum. Hanyuma nubwo bari kutwereka connect, iyo ukozeho gutya bakakubwira disconnect, nuko wallet yawe iba yabaye connected. You don't need to panic guys. Hanyuma tugiye kuza hano du connecteho na Telegram account yacu, turategerezaho gatoya guys. Hanyuma tuze hano dushyireho nimero yacu dukoresha kuri Telegram. Okay guys, ni gutya nimero yanjye imeze. Turahita tuza kuri next, batubwire ko batwoherereje SMS. Turahita tugaruka hano kuri Telegram. Okay, uri kubona ko tureba iyi Telegram tukayiklikaho, hanyuma tukazamura tugahita tuza hano tukaza kuri confirm, kuko bari kutubwira ngo socialvalue.com with your Telegram account. Turaza hano kuri confirm, tugikora confirm bakatubwira ngo accepted, biba byakunze. Tugaruka hano muri social value tugasubira inyuma, hanyuma nituza hano kuri connect tugategereza. Nabwo baratubwira ko dushobora kongera kubikora ariko nta mpamvu kuko twabikoze. Turaza hano dushyiremo na nimero yacu ya telefone, n'ubundi igomba kuba ari ya yindi. Hanyuma tukaza hano tugaselectinga igihugu. Ushobora kuza hano ukandika mu Rwanda, hanyuma ugahita uza ukaverifyinga ko utari robot. Urategereza ukaza hano verify you are a human, hanyuma iyo bakubwiye ngo success gutya uhita uza kuri next, ariko urabanza uga clear password ndetse ukanayikorera confirm. Reka tubikore fast. Okay, ubu ukwiye kumakinga sure ko hano watangiye kwandika nimero yawe na 7 itariho kuko hano ibiriho. Hanyuma turaza hano kuri verify you are a human once again, hanyuma duhite tuza hano kuri next. Baratubwira ngo hanyuma tuzi hano kuri next, barahita batubwira ngo verification request are to. Sinzi ukuntu batubwiye ariko turategereza.
nibyanga turakora request y'iyindi code guys. Hanyuma hariya batubwiye ko verification code is too frequently, twakomeje kubikora cyane, badusabye kongera tukagerageza, ariko ugomba kubikora neza gutya mpaka bakoherereje code guys. Hanyuma ikindi kintu ubwo dusabwa gukora no guconnecta email, hanyuma uraza hano ugashyiramo email yawe wakoresheje wiyandikisha kuri source of value. Okay, wamara gushyiramo email, uri kubona ko twebwe bari kutubwira ngo this email is already registered with source of value. Ntabwo rero twashyiramo iyindi email kuko nubwo hano bari kutubwira ngo connect email twamaze wenda kubikora, ni nkuko hano bari kutubwira ngo connect your wallet kandi twabikoze byarakunze. Rero nizere ko buri kimwe cyumvikana neza guys. Nuramuka ugize ikibazo, icyifuzo, uranyandikira kuri WhatsApp. Reka nizere ko umeze neza cyane, ibintu birimo kugenda neza cyane. Kanda kuri subscribe iyi video, uyihe like, tubanane mu bindi biganiro ndimo kugutegurira. Bye bye.